marayika w'Imana araza afata abantu agenda afata ya mitwaro ayiroha mu nyanja, abantu babasha kwambuka, bambuka ya nyanja ya mitwaro bayisize. Imana irambwira ngo nimigire abantu yuko mu ijuru hatazagerayo ibibazo. Mama wikiheba, papa wikiheba, hari abandi bahanuzi bamaze kukwangiza, ariko ndaga ngo mubwiye ngo wireba abahanuzi, hari abandi Imana igutumyeho irakubwiye ngo niweze umubiri n'ubugingo bwawe, hanyuma ibindi birekera Imana. Amubajije ngo mbese nta wundi muntu umwe waba usigaye? Ndamubwiye ngo arahari ariko ndamwanga. Ambwira ngo kuki utashaka gusubira mu isi? Ndamubwira ngo ndabona imeze nabi. Mubwire ngo wowe ubabaye humura, isi babariyemo ariko muhumure, tugiye kuzataha iwacu. Tugiye kuzataha iwacu mu gihe tutazi, mu minsi mikeya tutazi, ariko tugiye kuzataha iwacu. Nimwihangane, nimwihangane, uri mu mubabaro, uri mu gahinda, ariko nageze mu ijuru marayika nyeretse nsanga nta muntu uzongera ko kubabaza, uzabayo. Urimbye yavuze ngo azaza ntazatinda, uko abisezeranye natwe azaza ntago azatinda. Ndagira ngo nkubwire ngo aya masaha nta kindi kintu nakwifuriza uretse kuzataha ijuru. Imana irambwira ngo rero ningende mbwira abantu ngo Yesu ari bugufiya. Yesu ari bugufiya. Wowe waba uri mu kabari ukavuga ngo Yesu azaza, Yesu ari bugufiya. Wowe waba uri mu busambanyi nakubwira ngo Yesu ari bugufiya. Wowe uri muri business zawe, Yesu ari bugufiya. Wowe uri muri gukorera Imana ubivanga ubyiyitirira, Yesu ari bugufiya. Marayika w'Imana arambwira ngo muri iyi si nta mahoro tuzagera gute? Tuzahabonera, ahubwo buri muntu wese akiranuke, kuko ijuru ritazageramo umuntu utarakiranutse.